bararira niyo babaye bararira. Iyo rero bajyaga kugira ikiriyo batumizaga abagore bazi kurira bakaza bakarira, nabo babonye barira nabo bakarira, noneho imiborogo ikaba myinshi abantu bakarira. Noneho Yesu araza kwa Yayiro, kandi mu bantu bafashaga abandi kurira barakodeshwaga, bari bameze nk'amwe bavuga amazina y'inka cyangwa bamwe babyinnye. Urumva rero iyo yazaga ku munsi wa mbere, kandi bagomba kumara iminsi 8, iyo yazaga akica ikiriyo batahaga babaye uvuze rw'uyu mugabo yonona ikiriyo. Muribuka kwa Yayiro ho yaraje avuze ati umwana ntabwo yapfuye, arasinzi batiye baba we dore umuntu umushinyaguzi, bakabongereye amarira. Bagiye kubona babona umwana arasohotse ari muzima batiyisha ikiriyo. Hari n'ibindi byinshi yishe, hari n'abari bifitiye ingurube zigeze mu 2000 arazireba baravuga ati aba bantu bibagiwe iby'Imana yavuze ko nta mwana wa Isirayeli uzaragira ingurube. None aba ngaba bo uretse no kuragira ingurube baragiye 2000. Amadayimoni aramubwira ngo ntutwirukane ngo twohereze mu gasozi cyangwa mu nyenga, ati nimujye muri ziriya ngurube. Ingurube ziramanuka ziroha mu nyanja. Mutekereza yaba ari nk'uno munsi ingurube 2000, urumva igihombo yarateje. Fata ingurube imwe ubigeza mu 100,000 kube ni 200,000, miliyoni 200 zose ziroha mu nyanja, teza igihombo. Burera abantu benshi barakubwira ngo n'ubundi ngo kuyoboka Yesu ngo biteza ibihombo, ariko biteza ibihombo abanyabyaha. Abantu bose bakijijwe hari ibyaha byinshi byashiraho, bamwe bakagira ibihombo. Bacuruza ibyaha bose bahomba. Ugiye mu Burayi bacuruza indaya. Twigeze kugenda tuvuye mu Bruxelles tugiye Amsterdam muri train, tugera ahantu aho bita Bruxelles Nord. Noneho mbona abakobwa bambaye bahagaze, mbanza kugira ngo ni bya bipupe bambika kugira ngo bacuruze, ariko ngiye kubona mbona igipupe kiranyeganyega kiragenda. Bazotwara kumwe gusa ibi bipupe buriya bifite amashanyarazi ko mbona kiriya kigenda. Harimo ati se ninde kubwe ko biriya bipupe bariya n'abakobwa bahagaze neza bambaye agasiripu na sutiye, bahagaze muri vitrine mu kirahure. Abanyuzeho ukareba baramwe rero batonda umurongo kuriya mu kirahure, hanyuma abantu bakaza bagatoranya, waba ushaka umunini ukagenda ukavuga ikirahure wamubonyemo, waba ushaka uw'inzobe ufite imisatsi miremire nawe ntiyamana. Hano bacuruza abantu. Nubwo twese twumviye Yesu abo ngabo business yawe yahomba, sibyo ra? Abacuruza ibyaha bahomba. Yesu yatezaga ibihombo, ariko cyane cyane yereka abantu ko mu bwami bw'Imana ibyo bitabayo. Amen. Ubundi yatangaga umugisha. Ariko icyo nababwiraga, inyigisho za Yesu zose muzarebe n'imigani yaciye aravuga ngo ubwami bw'Imana bugereranywa, ubwami bw'Imana bumeze gutya. Ariko twe turimo turiga ku busonga kuko nicyo kitureba cyane. Nzahora mbibasubiriramo, n'uno munsi turaza kubireba. Iyo umaze gusobanukirwa neza ikintu cyitwa ubusonga, ubuzima bwawe burahinduka. Ko twebwe dufite umwami udukunda. Nabyo reka mbivugeho kuko muri no minsi naje kubitekerezaho, ndabona ko umwami Yesu urakarama, uragahabwa icyubahiro, uragashyirwa hejuru. Uzi ko hari igihe umuntu akora ukasubiza amaso inyuma ukavuga ngo ariko ni hehe twigeze tubona umukoresha udukunda? Uzi ko burya ahantu henshi dukora abakoresha baradukoresha ariko ntibadukunda. Uzi umukoresha ukubwira ati ndagukunda, igituma nkukoresha nuko nagukunze. Ko tujya gusaba akazi, hari umuntu wigeze aza kugushaka ngo aguhe akazi, akaba ati mva numvise wakuvuga numva ndagukunze nje kuguha akazi. Ariko Yesu we yaradukunze aza kudushaka. Haleluya. Kera abanyarwanda bajyaga baca umugani, iyo babonaga nk'umuntu ukomeye arimo kwita ku boroheje agendana nabo, wenda batwaje nk'ibintu, bakavuga ngo umukuru w'abatwa niwe ugira ute? Umukuru w'abatwa niwe ugira ate? Niwe ubatwaza impamba. Ku mukuru w'abatwa abatwaza impamba. Tekereza ko Yesu we ntabwo yadutwaje impamba gusa, yadutwaje pubere. Ibyaha byacu byose araza arabiduterurira, arabidutwaza, abyishyiraho. Uwo mwami ngo mwamukure kuko umwami nka Yesu turimo
turiga inyigisho z'ubwami bw'Imana, kuko ubusonga bwacu tuzabibona mu yindi nyigisho bushingiye ku by'Imana yadukoreye, bushingiye ku byo Yesu yatugize byo, ukaba igisonga cye kubera ko hari ibyo yakubikije. Mwambwiye ngo amen. Ariko uyu munsi tugiye kwiga ku nyigisho ivuga ngo ubusonga mu nyigisho za Yesu. Ubusonga mu nyigisho za Yesu. Buriya nimwitegereza iteka ryose iyo Yesu yavugaga ku bwami bw'Imana ntabwo yarangizaga atavuze ku bisonga by'ubwami bw'Imana. Naho muzabona Yesu yigishije ku bisonga iteka byabaga bivuye mu kintu cy'ubwami bw'Imana. Mujye muri Matayo mu gice cya 25, ariko bitangirira kuko niho turi bwige uyu munsi, umurongo wa 14 kugeza ku wa 30. Ariko reka mbanze mbahigiro aho ngaho muhashyira agapapuro cyangwa muhazinge mushyirimo icyo mushaka cyose kiri butume muhagaruka. Ndagira ngo mbanze mbereke ukuntu Yesu yakundaga kuvuga ku bisonga no ku bagaragu. Aha muri Matayo 25 atangira avuga ngo umurongo wa 14, bizaba nk'iby'umuntu wari ugiye kuzinduka mu kindi gihugu, ahamagaraga abagaragu be abasigira ibintu bye. Muri Luka arandika ngo bizaba nk'umwami wari ugiye kujya mu kindi gihugu, ahamagara abagaragu be abasigira ubutunzi bwe. Haleluya. Ariko byose bihereye hehe? Bihereye ku bwami bw'Imana. Kuko abigishwa bari bamubajije batari ko ubwami bw'Imana buzaza ryari. Erega buri hari indirimbo turirimba nabo bajyaga baririmba. Abayisiraheli bari bategereje ubwami bwa Kristo, bakavuga ko azaza ryari ngo tumubone. Natwe hari igihe tujya mwumva tubiririmba se, uzaza ryari mucunguzi wime bwa bwami budashira, ngwibyaremwe byose byishime, icyamukazudati z'umwami Yesu, mwami Yesu bwazaza, umwami Yesu bwazaza, umwami Yesu bwazaza, tuzamureba tunyurwe. Urumva aho niwe Yesu yahereye aravuga ngo ariko murimo murambwira ngo ubwami buzaza ryari? Mwabanje mukumva neza ibyo nifuza ko nzasanga murimo gukora. Kuko buriya abantu benshi baririmba uzaza ryari mucunguzi. Nkavuga ariko reka mbabaze ikibazo, ubu muriteguye? Yesu wavugije impanda uyu munsi, are you ready? Uriteguye? Harimo benshi batungurwa, harimo benshi bagubwa gitumo, namwe mwicayemo hano harimo benshi muhora mushyira ejo. Imana ikabwira ati ibyo byaho wabivuyemo, mugashyira ejo, ukamera nka ya nkongwa. Ngo kera nkongwa ni umugani ariko ngo yari iri mu kigori cy'umuhinzi, hanyuma arazaribwa ati ariko nkongwa mvira mu bigori. Nkongwa iravuga ati ariko iki kigori kiraryoshye, ndumva ntashaka kukivamo, harimo uburyohe. Noneho aca ibigori, ageze mu rugo arabwira ati nkongwa ibigori nabiciye ngiye kubiteka mvira mu kigori. Nkongwa iti ariko nyihanganiraho gatoya mbanze nongere nshumeho. Avovora ibigori arabitunganya, agiye kubishyira mu isafuriya arabwira ati ariko nkongwa ko nakubwiye wavuye mu kigori cyanjye, dore ngiye kubishyira mu isafuriya. Nkongwa iti ariko nanjye nyihanganira, iki kigori kukivamo biragoye. Shyira mu isafuriya, asukamo amazi. Nkongwa ku isafuriya ngiye kuyishyira mu ziko, wavuye mu kigori cyanjye. Nkongwa irakomeza irizarira nka Loti bamubwiye kuva i Sodomu na Gomora, ashyiramo umuriro, aracaniriye
Nkongo ugiye kumva yumva umuriro urimo urazamuka, itangiye kuzamuka mu kigori isanga amazi yashyushye. Baravuga ngo niyo mpamvu iteka ryose ikigori iyo kirimo nkongwa uzasanga yahiye irimo gusohoka igeze aho yinjiriye. Nkongo iteka ryose usanga igeze neza ku muryango w'ikigori irimo gusohokamo niho ipfira. Hari umuntu Yesu yigeze kubwira ngo nturi kureba ubwami bw'Imana, ariko nta nubwo yamubwiye ko arimo. Hari benshi mutari kureba ubwami bw'Imana ariko mutarajyamo, muhora murazika mwitwaza ngo ibi na biriya, ngo ibi n'ibi. Uyu niwo munsi wo gukirizwamo, uyu niwo munsi wo kwemererwamo, uyu niwo munsi wo kuva mu byaha. Iyi 40 ntizasige ukibyicayemo, kandi uyu mugoroba nawo ntugusige, kuko nta garanti y'ejo dufite. Kiye murambibwira abantu ninde wo guhaye garanti y'ejo? Ntayo ufite. Nigeze kuva mu rugo njyanye umwana ku ishuri, imodoka irankubita, nkangutse nisanga mu bitaro. Nta numvise inkubita, sinayibonye. Nisanga mu bitaro, ndababwira ndise ndi hehe? Baturi Faisal. Nahageze ndi bati wagize accident, ko ntayibonye. Bati imodoka yakugonze. Nari mu imodoka, cyangije nuko nari mu modoka nini kandi nafunze umukandara. Imodoka yaraje irankubita, umutwe urazamuka nkubita kuri ka kantu wafata hejuru neza, ubwenge burayo. Ariko bugeze aho baragaruka. Noneho baramubwira ati se, bati muganga yavuze ngo ucecekewe kuvuga ngo kubera ko wataye ubwenge. Ndababwira none bwagarutse, reka mbereke uburyo bwagarutse. Mbatera urwenya. Ni ubu nari kwisanga mu ijuru, nkabaza ngo handi ndi hehe? Bati ni mu ijuru. Nahageze ndi bati wapfuye. Napfuye ndi bati wagize accident kwisha. Sinari nahagurutse nambaye ishati nziza se ngiye ku kazi. Hari igihe uhaguruka nta na garanti ufite kuri butahe. Hari igihe uryama nta bantu muzi baryamye, mu gitondo bagasanga bapfuye, nta n'abapfiriye mu ntebe yicaye muri salo. Akava ku kazi akicara mu ntebe, hanyuma akagenda ameze nk'urimo guhondobera, baza kureba bagasanga umuntu yagiye. Bakazakubwira ati yagize hypotension, yagize hypoglycemie, yagize stroke, yagize iki, yagize kiriya, ariko turagenda kandi ntituzi umunsi. Abagaragu bategereje umwami, ibisonga bitegereje shebuja. Uwicayemo hano uyu mugoroba, cyangwa uzumva ubutumwa, cyangwa urimo kubwumva, cyangwa uri bubwumve, niba ukirimo kwirazika mu byaha, urimo kugenda buhoro gukurura amaguru, vayo, vamo. Kandi niba urimo no gukorera umwami, noneho mukorere neza, kuko nibyo tugiye kwiga. 25 Yesu avuga ku bantu bahawe itaranto, akongera imigani isa niyo ngiyo ayivugaho muri Luka 16. Ndimo ndababwira ahantu mushobora gusanga ibisonga mu nyigisho za Yesu, hanyuma tukagaruka tukiga. Muri 16 ngo kandi abwira abigishwa bati, 16 umurongo wa mbere, ngo hariho umutunzi wari ufite igisonga cye, bakimuregaho ko cyaye ibintu bye, koresha nabi iby'Imana yaguhaye. Ibisonga byaya, kobwa Imana ikamuha uburanga agahinduka Slay Queen. Igisonga gikoresha nabi iby'Imana yagihaye. Turaza kubigarukaho. Luka 19 umurongo wa 11 arongera akagaruka ku gisonga. Bumvise ibyo yongeraho umugani, kuko yari ageze hafi ya Yerusalemu, kandi kuko bibwiraga ko ubwami bw'Imana bugiye kuboneka uwo mwanya. Abati ubwami bw'Imana buraje, aravuga atoya, si uko bigenda. Ngo hamagaraga abagaragu be, ngo nuko aravuga ati hariho umuntu w'imfura wazindukiye mu gihugu cya kure kwimikirwayo, yamara kwima akagaruka. Ahamagaraga abagaragu be 10, abaha mina 10, arababwira ati mube muzigenzura kugeza aho nzazira. Twe turi abagaragu babikijwe buri kintu cyose dufite, nk'uko tumaze iminsi tubyiga. Buri kintu cyose, ibyo ntunze nanjye ubwanjye nibyo uwo mucunguzi. Haleluya. Ibyo nababwiraga, iyo Pawulo abwira abantu ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ubu banteruye bakanshyira ku gicaniro, ntabwo muzi ibintu baba batwaye uko bingana. Ni byinshi. Kora mu mufuka, kashi zanjye zirimo ubwo nazo zijyana nanjye, sibyo?
muri aka gatabo ntwaye harimo ikarita ya banki, ubwo n'amafaranga afite muri banki nayo yaba arimo. Ati nta kintu ufite, reka nkoremo ndakubwira. Nkakoramo asohoramo urufunguzo, kamwe turwo n'urw'iki, urunguru n'urwa biro ya paruwasi, ndi kanoni, ndacidikoni, ndi reverend. Ati ibyo nabyo binshyiriremo. Ubwo ni ubusonga, sibyo? Ubu ibyo mfite kuri jye byose ni ubusonga. Nakora mu wundi mufuka, ati wowe usanzemo iki? Ndumva hari ikintu kirimo. Ati harimo igiki? Akoramo nkazamura mubere nta ikindi numva. Ni urufunguzo rw'imodoka, ati yo nayo yishyire ku gicaniro. Ni ubusonga, sibyo? Nkakoramo, ndacyakoramo, nkongera nkakoramo. Hari n'ikindi numvise kirimo. Ati cyo ni urufunguzo rw'inzu, ati yo nayo yishyiremo n'abayibamo bose. Hanyuma niza akavuga ngo ibyo ndabiguhaye ngo bigisonga kibiragiye, kibindagiriye. Haleluya. Ariko urumva uko bingana. Noneho niyo wahera ku mutwe wawe ukageza buri kintu cyose kiri kuri wowe, kiri muri wowe, n'icyo wasize iwawe, uri igisonga. Kuko Salomo yabivuze neza, aravuga ngo ntacyo twazanye mu isi, nta n'icyo tuzayikuramo. Twaje mu isi turi umutumbure, ngo tuzayivamo ntacyo tujyanye. Ibindi byo dufite byose ni ubusonga. Amen. Birimo birasobanuka. Reka dusubire inyuma noneho twige ku bisonga, kuko dusome Matayo 25, niho ndi bwigishe mpereye. Hari igihe abantu bajya bavuga ngo ariko ngo buriya ngo ziriya nkuru ngo si zimwe. Abahanga muri teoloji baravuga ati zishobora kuba ari zimwe, abandi bakavuga ngo ya buryo umwigisha wese ahora asubira mu byo yavuze. Mwarabibonye? N'ubu nanjye hano inkuru mvuga benshi ntangira kuzivuga bakanyuzuriza. Iyo ntangiye kuvuga ngo nagiye Rurindo, bashobora kukubwira inkuru zanjye z'Rurindo ko nazivuze kenshi hano muri aka gatuti. Na Yesu hari ibyo yasubiragamo kenshi, ariko icyatumaga bisubiramo kwari kugira ngo ashimangire abantu babyumve neza, ngo amagambo aryoha asubiwemo. Haleluya. Hano muri Matayo 25, icyambere tugiye kureba ubusonga bw'ibyo twaha. Number 1 aravuga ngo umurongo wa 14, bizaba nk'iby'umuntu wari ugiye kuzinduka mu kindi gihugu, ahamagara abagaragu be abasigira ibintu bye. Aho umwe itaranto 5, undi amuha 2, undi amuha 1, uko umuntu ashoboye arazinduka. Uwo mwanya uwahawe itaranto 5 aragenda arazigenza, agenzuramo izindi itaranto 5. N'uwahawe 2 abigenza atyo, azigenzuramo izindi 2. Ariko uwahawe 1 aragenda acukura umwobo, ayishamo itaranto ya shebuja. Maze iminsi myinshi ishize, shebuja wabo bagaragu araza, abarana nabo umubare w'ibyo yabasigiye. Uwahawe itaranto 5 araza, azana izindi itaranto 5, ati databuja wansigiye itaranto 5, dore nazigenzuyemo izindi itaranto 5. Shebuja aramubwira ati nuko mugaragu mwiza ukiranuka, wakiranutse mu bike nzakwegurira byinshi, injira mu munezero wa shobuja. N'uwahawe itaranto 2 araza aravuga ati databuja wansigiye itaranto 2, dore nazigenzuyemo izindi 2. Shebuja aramubwira ati nuko mugaragu mwiza ukiranuka, wakiranutse mu bike nzakwegurira byinshi, injira mu munezero wa shobuja. N'uwahawe 1 araza aravuga ati databuja, nabo mwita databuja, nari mbizi, nari nzi kuri umunyamwanga, kusarura aho utabibye, kuhunika ibyo utagosoye, ndatinya ndagenda misha itaranto yawe mu butaka, dore ngiyo ibyawe urabifite. Ariko shebuja aramusubiza ati wa mugaragu mubi we, wa munyabute we, ko wari uzi ko nsaruraho ntabibye, munika ibyo ntagosoye, itaranto yawe ntiwari ukwiriye kuyiha abagenza, nanjye ntazo kampani yanjye n'inyungu yayo. Nuko nimuyimwake muyihe ufite itaranto 10, kuko ufite wese azahabwa akarushirizwaho, ariko udafite azakwa n'icyo yari afite. N'uyu mugaragu ntacyo amaze, umujugunye mu mwijima hanze, niho bazaririra
akahekenyera amenyo. Umugani w'ibisonga, umugani w'abagaragu. Reka dusubire inyuma dukuremo amasomo amwe n'amwe. Isomo rya mbere tubonamo hano, Yesu aravuga ngo umuntu wese, umurongo wa 15, ngo umuntu wese yahawe uko ashoboye. Ntabwo Imana izigera igushinga ibigusumbya imbaraga. Yewe uzi ko hari ikintu gitangaje kiba muri Bibiliya, baravuga ngo n'ibigeragezo duhura nabyo, ngo nta kigeragezo kitari rusange mu bantu, ngo kandi ntabwo Imana izemera kugeragezwa birenze ibyo wakwihanganira, ngo hamwe n'ibitugerageza ngo izaducira akanzu. Haleluya. Buri muntu wese ngo ahabwa ibyo ashobora bakurikije ubushobozi bwe. Amen. Ngo noneho umwe ahabwa itarane 5, undi ahabwa 2, undi ahabwa 1. Buriya murebe ubuhanga bw'uyu mugabo, mutekereze uyu mugaragu mubi w'umunyabute, yaba ari wowe wahawe 5, yari guteza igihombo kitagira igaruriro, kuko ziriya tarane 2 uwo yazihaye yarageze igenzuramo izindi 2, uwahawe 5 akuramo izindi 5, uwahawe 1 arayitaba, kuko ngira ngo ashobora kuba yarabibahaye akurikije uko yababonye. Hari abantu bicara akakubwira ngo rwose mugewe ngo mbona ntacyo, ngo Imana itanyitayeho. Imana ikavuga ngo ubundi nakwitaho se bwo n'ibyo naguhaye warabitabye, mwongera ibindi byo gutaba. Buriya mu bwami bw'Imana ibintu byaho bikora bifite amategeko abigenga. Yesu yarangira avuga ngo abafite bazahabwa, kandi naje gusanga ari byo. Reka bereke ukuntu bikora. Abantu benshi bifuza kuzura umwuka, naha mu giseke birimo ibyifuzo byo kuzura umwuka, ariko naje gusanga ntabwo uzigera wuzura umwuka iyo utazi icyo ugomba kuwukoresha. Ntabwo Imana izaguha imbaraga ntacyo ugiye gukora. Abahabwa imbaraga ni abafite icyo barimo gukora. Iteka ryose Imana irakubwira ngo yatangira ukora ibyo nakubwiye, ndaguha imbaraga. Utoya abanza uzime, ndabona gukora. Kakubwira ati si uko nkora ngewe nkufite. Hari igihe aho nigishaga Rurindo, abana bo mu muryango umwe wa Gikristo bagombaga gusenderezwa. Noneho ndababaza nti se ko mbona mwarimbye neza, ati ejo tuzasenderezwa. Ubwo tugiye gusenderezwa hari nyuma ya saa sita, tugiye gusenderezwa. Mugiye gusenderezwa iki? Ati Roho Mutagatifu. Ngo mumumarishe iki? Ati niko bigenda. Ati igihe kiragera tugasenderezwa, nawe ntabwo muri gusenderezwa. Ntabwo ushobora guhabwa umwuka ntacyo ugiye gukora. Oya, si uko Imana ikora. Mfata urundi rugero rwo mushobora kumva neza. Hari umwana umwe yigeze kuza aransanga, aramubwira ati pastor, ndashaka ko ndambikaho ibiganza nkazabwiriza ubutumwa dabo ukubwiriza. Ubwo yarashingiye kuri Eliya na Elisa. Ndamubwira ntumva peti, ntabwo ibyo bibaho. Niba ushaka kubwiriza dabo, banza usome Bibiliya inshuro 2 izo maze kuyisoma. Icyo gihe nari ngeze kuri 40. Namwe nusoma Bibiliya inshuro 80 guaranteed ufite azahabwa. Inshuro usoma Bibiliya nizo zizongora ubushobozi bwawe bwo kubwiriza. Ntabwo uzicara hano gusa ngo ujye utabira utuntu, utoragura akantu hariya, utabira kandi hari. Icyo nicyo kivamo za nyigisho mujya mwumva. Umuntu yadasoma Bibiliya ngo ayumve arakama. Jewe nshobora kukubwira, nshobora kuguha garanti kandi ntugire ngo nubwirase. Ushobora gutondeka iminsi 40 nkayigisha jyenyine nkayirangiza ntarabura icyo nigisha, kuko iri jambo nararisomye mu nguni zose inshuro 40. Ubu maze kugeza kuri 40 n'izindi si ngombwa ko nzibabwira. Ibyo wongererwa ku byo ufite. Abantu benshi muraza kubyumva nitugera kuri uriya mugaragu, ni iki gituma ubusonga bwacu
bugwingira, ngo buri muntu wese yahawe ibingana n'ibyo ashoboye. Icya kabiri, uwahawe itarante 5 baratubwira ngo ahita umva, ntabwo batubwira ngo yaragiye arabanza araryama. Umva uko Yesu yabivuze, uwo mwanya uwahawe itarante 5 aragenda, uwo mwanya immediately. Hari abantu bahora na sansi ya immediacy, ntabwo barazika, ntabwo bashyira ejo, ngo uwo mwanya aragenda. Iki kintu cyitwa ihame ry'umwete. Hari abantu ubona bagira umwete muke, no mu bintu by'Imana bakagira umwete muke. Uzarebe mu bintu byose, hari abantu iyo babwiye uti hari ikirori, bambara vuba, bakambara neza, bakanatwerera. Ukababwira uti tujye gusenga, bakagenda buhoro, bakizetura, bakanatura bigunyiririza. Kuko mu by'Imana nta mwete tugiramo. Abantu benshi rwose usanga nta mwete, niba nta mwete, niba usanga nta mwete, nta gahunda, rwose basanga ni ikibazo, sibyo? Hano Yesu aratubwira ngo uyu nguyu wahawe 5 n'uwahawe 2 bagize bate? Ngo bahise bagenda, abanyamwete. Haleluya, abanyamwete. Hari ahantu Yeremiya yanditse aravuga ngo havumwe umuntu wese ukora umurimo w'Imana adashyize mu mwete. Uwo mwana yafashijwe cyane, reba ukuntu uba usohotseho gato. Hanyuma umwete, ibintu by'Imana gushyiramo umwete. Ariko reka tugere ku wa 3. Uyu nguyu wa 3 niwe dukuraho amasomo akomeye cyane, kuko niwe ushushanya abantu benshi bari mu bibazo. Uyu wa 3 icya mbere nawe yahawe itarante 1. Ikibazo ntabwo ari uko yahawe 1. Nimunasoma neza mu byo yavuze, ntabwo yigezaga itarante yahawe. Ntabwo yavuze ngo umva Nyagasani. Arabanza aravuga ngo databuja, narinzi yuko uri umunyamwaga. Ntabwo yavuze ngo jewe narababaye kubona ubaho abandi itarante 5 undi ukamuha 2 igiye ukamima, nicyo cyambujije gukora. Oya, icyamubujije gukora si umubare w'itarante yahawe, ahubwo yari afite imitekerereze mibi. Araza abwira shebuja, aramubwira ngo umva databuja, nari mbizi yuko uri umunyamwaga, usarura aho utabibye, uyobora ibyo utagosoye. Itarante yawe ndayifata ndayitaho. Aha rero ni ikintu gikomeye cyane, kuko icyatumye uyu mugaragu adakora ni uburyo yabonaga shebuja. Buriya abantu benshi impamvu badakorera Imana, nta relation bagirana n'Imana, nta rukundo rw'Imana bagira, nta rukumbuzi rw'Imana bagira. Bo bumva ko Imana, abantu benshi bazi ko Imana ari inyamwaka. Buriya reka mbabwize ukuri, muzumva abantu benshi iyo bavuga, hariho n'abakorera Imana kuko batinya igitsuri cyayo. Buriya rero umuntu ukorera Imana kubera ko atinya igitsuri cyayo. Hari umuntu twajyanye mu kazi kare, asengera mu itorero runaka ntagiye kuvuga, arambwira ati rega abakristo bamwe babivuyemo bisubiriye kunywa inzoga no kugira gute. Nawe ni that's very good. Abo ngabo nibura bo barakonje birasobanuka. Ariko burya reka nkubwira ikintu kimwe, n'ubundi ntibari barigeze babona Yesu. Abo bari abakristo b'idini. Reka mbabwize ukuri bene data, abakristo b'idini iyo bafunze insengero babivamo, kuko n'ubundi ibyabo byarukuza mu rusengero, ntabwo bakundaga Yesu. Abandi bafite Imana y'inyagikabwe, bafite Imana y'igitugu. Iyo bagize Imana bakayikira, bisubira mu byo bahozemo. Siko bigenda se? Mu Gifaransa bagira umugani baca ngo quand le chat est parti, les souris dansent. Ngo iyi njangwe yagiye, imbeba zirasohoka zikabyina.
hari abantu bamwe na bamwe rero bavuga toke none ubwo tutagiye mu rusengero reka tujye kwinywera byeri. Abo ngabo basengaga pastori n'abadiyakoni n'abacaci bodeni, ubwo batakitubona reka tujye kwinywera inzoga. Ibyo bikubwira ngo uwo nguwo ni wa wundi uvuga ngo databuja nari mbizi kuri umunyamwaga, usarura aho utabibye, uyoragura ibyo utagosoye. Gusa ntimurumva abakristo bavuga gutyo? Muri umva korona buriya yaduhaye ikizamini, bamwe baratsinzwe flat, bararyama bararambarara. Ngo urumva ngo twebwe ubwo tutakijya mu rusengero ngo nta mpamvu yo gutura, ngo nta mpamvu y'ibyacumi. Ubundi si ibyacumi wabituraga urusengero cyangwa wabituraga Imana? Erega unakuyemo n'ibyo ngibyo n'abaza mu rusengero bamwe nuko batekereza ngo ngo iki ngo pastor agomba kuvuga ku mafaranga yanjye. Nibyo gusa se ajwe iby'Imana yaguhaye byose igutegerezaho yuko ubibyaza umusaruro. Yampagaritse ku isi ndi jyenyine, ariko ningero zabira numva rero Imana wanyohereje ku isi ndi jyenyine nkuzaniye n'abandi 10 imbere ya ntebe nzahagararayo, nzabanja nyimenyaho nyishyikirize Yesu. Muri domene zose z'ubuzima Imana igutegerejeho yuko wunguka. Imana igutegerejeho ubusonga. Narambura nkagenda mbereka buri muntu wese araza akavuga ati urabizi jewe ntabwo Imana yampaye impano yo kuvuga ubutumwa. Oya, ntabwo yigeze kubwira ngo uzabwiriza abantu ubutumwa kubera ko uzi kuvuga. Yaravuze ngo genda ubwira abandi yuko nyiza. Ubwo si byo byakunanira? Genda buri muntu wese muhuye umubwire ko Yesu akiza. Hari uwo byananira? Ariko turirimba indirimbo nk'iyo ngiyo tumaze kuririmba nyabwanira rimwe muzumva ijwi riturutse mu ijuru ngo nimumbeshye iminyago ufitiye iyi. Ujye unabitekereza. Ariko tuzabyiga muri aya masomo nitugera ku busonga bw'impano zacu n'ubusonga bw'imihamagaro yacu, byose tuzabyiga. Ariko buri muntu wese atekereze ngo ibi bisonga ni isomo. Uyu muntu wahawe itarani imwe araza ahagarara imbere ya shebuja, aratinyuka aramubwira ngo nari nzi kuri umunyamwaka, itaranto yawe narayitabye, ngiye nyikugarura yuko ingana ndayizanye. Ntabwo yahombye. Nimutega amatwi amagambo shebuja yamubwiye, murasobanukirwa neza uburyo tugomba gucunga ubusonga bwacu. Icyambere yaramubwiye ngo wa mugaragu mubi we. Mu Cyongereza baravuga ngo you wicked servant, bivuga ngo wa mugaragu ufite umutima mubi we. Buriya rero abantu benshi bagira umutima mubi ku Mana. Hari igihe nganira n'abantu bagomberega ngo Imana ngo nuwashaka yayiyorera. Muzanabyumva hariho abantu bahura n'ibibazo byaba byinshi, bakabumva rero Mana tubyumve kimwe n'ubundi ntacyo umariye. Imana ikavuga ngo wowe uri umugaragu w'umutima mubi. Umugaragu w'iki? Umutima mubi. Kandi abagaragu b'umutima mubi ni benshi. Bagira umutima mubi ku Mana, bagira n'umutima mubi ku bandi. Hari abantu bagira mukushi ku mutima. Bari wicarana n'umuntu ubumbura umunwa, ikintu cyose akakibonamo ikibi. Umuntu wese umubwiye akakubwira ingeso agira, ugasanga iteka ryose ibyo avuga byose yabumbuye umunwa ni critique, ni ibibi, ni ukugaya, ni ugusenya, nta cyiza kivamo. Umugaragu w'umutima mubi. Nizere ko nta bari mu hano. Icya kabiri yamubwiye ngo wa mugaragu mubi we, wa munyabute we. Umunyabute kubyambuje kubyaza iriya taranto umugisha, ngo
ngo yunguke ubute. Igihe abandi bagiraga umwete wo kujya gukorera Imana, we yari yitabye yigira mu bindi. Ahubwo tugomba kwibaza ngo ariko se uyu mugaragu w'umunyabute aba ahugiye mu biki? Nabyo muri izi nyigisho z'ibisonga Yesu arabivuga. Murebe kuri iyo paje ibanziriza iyi ngiyi kubona aho bavuga ikindi gisonga. Aravuga ngo igice cya 24 umurongo wa 45 ngo mbese ninde mugaragu ukiranuka w'ubwenge shebuja yasigiye abo mu rugo rwe kubagerera igerero igihe cyaryo. Kuko buri mpano yose twahawe, buri kintu cyose twahawe no kugira ngo dukorera abandi, no kugira ngo n'abandi bunguke. Noneho aravuga ngo uwo mugaragu arahirwa shebuja naza agasanga bikora. Hari imigani myinshi nanze gufata. Muribuka hari umugani Yesu yaciye w'umuntu wari wakoresheje ubukwe, atuma ku bantu ati muze mu ntahira ubukwe bw'umwana. Waramubwira ati umva, jyewe naguze ibimasa ngiye kubihingisha, jyewe naguze umurima ngiye kuwureba, jyewe nararongoye ubu ngiye muri honeymoon. Batanga impamvu zitandukanye, kuko iteka ryose hari ibisonga. Uwo mugaragu arahirwa shebuja naza agasanga bikora. Ndababwira ukuri yuko azamwegurira ibintu bye byose. Ariko umugaragu mubi, mwamwumvise wa wundi, umugaragu mubi nibwira mu mutima we ati databuja aratinze, maze agatangira gukubita abagaragu bagenzi be no gusangira n'abasinzi, shebuja w'uwo mugaragu azaza umunsi atamutegereje n'igihe atazi, amucemo kabiri, amuhana n'indyarya, niho bazaririra bakahahekenyera amenyo. Urabona iyi migani yombi irenda gusa. Aratubwira ngo hari abagaragu, hari ibisonga shebuja azaza asange biri busy. Abantu bari busy, asange bari busy bagira bate? Asange bari busy, asange barangaye barimo gusangira n'abasinzi. Sabo se bisubiriye kwisi. Ariko iki cyo kirakomeye. Muri no minsi mbona akawayini karimo kurikora. Abantu bose bagenda bagura ngo twagiye muri Amerika dusanga banywa inzoga, ngo natwe turazinywa. Sawa, ngo twabonye ngo n'abapastori b'i Burayi banywa inzoga. Sawa, ngo maze atangira gukubita abagaragu bagenzi be no gusangira n'abasinzi. Shebuja w'uwo mugaragu azaza umunsi atamutegereje n'igihe atazi, asangeho wahaza umuvinyo aho kujya mu by'Yesu yagutegetse. Urabona icyo tubona, iki kintu cy'ubusonga ni ikintu gikomeye cyane. Uyu mugaragu bise mubi, ngo shebuja aravuga ngo umugaragu mubi shebuja yahaye impano ngo azimukoreshereze, akazikoreshereza ntanazikoreshereze n'abandi, ahubwo akabakubita akabamerera nabi. Hanyuma muri 16 tuhabona ikindi gisonga, ngo shebuja yasigiye ibye noneho kibiryohamo. Hanyuma abwira ati shobuja araje ati two kabaye. Araza ngo yegera umwana aramubwira ati harya naguhaye ibintu bingana iki? Ati andika, hindura, andika viringa koso. Ibyo tuzabyigaho nyuma. Icyo rero nenda kubabwira, duhereye kuri aba bagaragu, mwitegereze neza. Uriya wahawe 2 n'uwahawe 5 bahembwe kimwe, sibyo? Yarababwiye ngo shebuja aramubwira ati nuko umugaragu mwiza ukiranuka, wakiranutse mu bike nzakwegurira byinshi, injira mu munezero wa shobuja. N'uwahawe 2 nawe niko yamubwiye. Shebuja aramubwira ati nuko umugaragu mwiza ukiranuka, wakiranutse mu bike nzakwegurira byinshi, injira mu munezero wa shobuja. Icyangombwa nuko dukiranuka mu byo twahawe. Ntabwo Imana izakubaza ibyo itaguhaye. Ntabwo Imana izagusaba 10 kandi uri umushomeri. Muranyumva neza? Ntabwo Imana izagusaba kujya i Burayi utagira amafaranga yo kujyayo. Hari abantu usanga bahangayikishijwe ngo nuko abazungu badakizwa. Ngo bereze wabunze ugahangikishwa nabo muturanye bakwegereye, ngo buri wampa amafaranga nkajya kubwiriza abantu i Burayi. Hari abajya babimbwira ngo bereze ubundi
amafaranga y'uwayaguha uretse wenda ko wajya gusabiriza mu bazungu, ubundi wababwira mu ruhe rurimi ko nta cyongereza uvuga cyangwa igifaransa. Erega ugasanga umuntu yarakatirije ati ngewe nifuza kuzajya kuvuga ubutumwa i Burayi, wabandi ukabuvuga hano ariko wabandi ukabuvuga hano, ntujye kubuvuga i Burayi cyangwa muri Amerika utazi ururimi rwabo, wabandi ukabuvuga hano. Kandi kibikwereka ko abantu bafite ibindi bitekerezo. Nigeze kujya kubwiriza muri Amerika mvuyeyo, ni kera nkiri muri AAA najyagayo kenshi, ariko n'ubu ndabona nire kujya njyayo. Noneho umupastori umwana azana ati pastor ati turagukunda, banyitaga pastori, ngewe banyise pastori kera ngira ngo barampanuriraga, turagukunda ariko iyo wagiye turagusengera cyane, mujye mukomeza musengera ukuntu zira ngendo zivuna, ngo gusa ngo nuko ugenda bakagupfunyikira impamba ngo wagaruka ngo ntuduheho. Ndavuga numva ibyo wabyumvise nabi, ngewe mu bintu byananiye mu buzima bwanjye sinzi gusaba. Oya, ibintu byo kugenda nkirirwa nsabiriza mbwira abantu ngo ariko buriya ngo nasize iwanjye rukinga babiri, gusa nasiga umugore wanjye yariye n'abana banjye biga, ngo iwanjye rukinga babiri, sinjya menya gusabiriza, byarananiye. Hari abantu rero batekereza ko kujya kuvuga ubutumwa ari ukujya gusaba abazungu. No, ntabwo aricyo kinjyana. Ngewe nuzumva nagiye muri Amerika uzamenye ko nagiye kuvuga ubutumwa, sizaba nagiye gusaba amafaranga. Menya nta n'igikundiro ngira ku bazungu. Cyane numva abantu bambwira ngo ngiye ngo nabwirije ubutumwa ngo abazungu bampa inzu, ngo bampa imodoka, kibe sinzi icyo mpfa nabo. Ngenda mu bihugu byabo ngirayo n'inshuti nyinshi, ariko ntawe uribwiriza ngo atera akantu ngo bwira atari ko buriya waguha nk'akamodoka reka da. Mubona ntigendera muri RAA Yesu yampaye. Ariko icyo mbabwira ni iki ngiki, korera Yesu umutegereze niwe uzaguhemba. Kandi witegereza ngo uvuge ngo ngewe ngo wanyohereza muri Amerika bwiriza ubutumwa bakwegereye heri Yerusalemu, mbere yo gutekereza ku Gisamariya aho bavuga ururimi utazi, heri Yerusalemu mu buzi, ujye i Yudaya mu bahegereye, mbere yo ku Gisamariya no mu mpera z'isi. Abahawe bikeya ntabwo bazabazwa byinshi, buri muntu wese ngo yamuhaye akurikije uko ashoboye, ariko buri muntu wese azabazwa ibyo yahawe. Uwahawe byinshi azabazwa byinshi, n'uwahawe bike azabazwa bike. Kandi muri domene zose za zindi zose twabonye bwa busonga bwose. Ndashoje reka dusenge, nari ngiye ndebye ku isaha nayo yagiye. Ndashaka kukubaza kuri uyu mugoroba mwene data, ikibazo dufite kuri ibi bisonga byose ni umwete mu gukorera Imana. Icya kabiri dufite no kuyikoreshereza ibyo yaduhaye byose. Itaranto yawe waba urimo kuyikoresha cyangwa warayitabye? Ko yaguhaye agakiza niba ugafite, ninde wundi wabonye agakiza kuko wakijijwe? Ngewe nkimara gukizwa ikintu cya mbere cyanje nakijwe, ariko wa gatanu ndabyibuka nibwo twicaye n'undi mugabo twakoranaga, bamwe baranamuzi kuko nawe abinahanga witwa Kayitaba Michel, nagenda mubwira nawe n'ubu rero nafashe icyemezo cyo gukizwa kandi aje mu rusengero. Ntabwo ari we wambwirije, nabwirijwe n'umwuka nsoma Bibiliya. Ndabona nimaze gusoma Bibiliya gatatu, ubu nafashe icyemezo cyo gukizwa nsengero. Aransengera nari ndamubwira kandi ku cyumweru ndashaka kubwiriza. Kijwe kwa gatanu ndashaka kubwiriza ku cyumweru, nimbereza gusa. Kandi narabwirije mpamagara bihana barihana. Imiryango ya mbere natangiye kuyizana ndi uruhinja muri Yesu. Kufita agakiza ninde wundi ubizi ko wakijijwe? Ese ko Imana yaguhaye ubutunzi ninde wundi ubizi ko yabuguhaye? Ese irabizi? Irabizi ko yabuguhaye, ariko yaranabizi kutabuyikoreshereza uko buri. Ko yaguhaye ubwenge, abahawe byinshi tuzabazwa byinshi. Ngewe njya mbibwira abantu, ndababwira ni kwiga, nkajya kwiga doktora nkakora masters, ntigishije abapastori nazabibazwa kuko nahawe byinshi kandi nzabazwa byinshi. Ariko genda bizi byose mbishyira mu mwete. Nasezeranye n'Imana ndayibwira ngo Mana numpa amafaranga
numpa ibihumbi 50 bizajya biba ari ibyawe uko byaba bimeze kose. Ubwo wampaye ubwenge nkakora masters nkakora doctora, nzazikoresha nigisha abantu bawe, nzabwiriza ubutumwa ndinde mpfa. Ninanapfa nzasiga mbiraza abazasigara inyuma bwire umunsi nzapfa ntimuzamvuge. Hari igihe usanga abantu ngo turashaka mu kanaka kuvugira ari kuvuga iki, wamaze iki, vuga Yesu. Bazakora igiterane wenda kimwe biba byakundaga, ntabwo ntege ku muryango n'icyo gihe ntikiragera kuko ndimo ndasengera indi myaka myinshi. Niba mutagira ngo ngiye gupfa, oya ntabwo ngiye gupfa, ndimo ndasengera myinshi ngo nyikoreshe mpaka nzareba aho bigarukira. Ariko Imana nibona ntacyo nyimaze izampamagara kandi ntaruhanije. Njye numva abantu bavuga ngo Imana ikurinze urupfu rwihuta, nibona ntacyo nyimaze izampa urwihuta. Sibyo ko tugomba gukorera Imana tugashyiramo umwete bigishoboka ko tuyikorera, kandi nibyo yaduhaye byose, ubwenge bwose n'umubiri n'ubutunzi byose tugashyiramo, itaranto zose. Yewe nahawe nyinshi, nahawe y'amashuri, nahawe y'urugo, nahawe y'ubutunzi, zose ngomba kuzishyiramo. Kandi iyo uvuze y'ubutunzi si ukugira bwinshi, ariko nta nubwo nibara mu bashonje. Hari umuntu usanga yipfobya yishyize mu bashonje, ntabwo njyewe ndi mu bashonje. N'ubinda yanjye imbere kubera ko turi muri 40, ubundi najyaga nkora hano nkumva hari ukuntu itangiye kumera neza. Ntabwo ndi mu bashonje, ntukiyatureho ubutindi. Iby'Imana yaguhaye byose bibare. Bariyo migisha nona iyi Mana yakugabiye, uyibare ntusige n'umwe, erega ni myinshi yo gutangaza. Numara kuyibara ubwira Imana ngo Mana iyi migisha yose ni itaranto, ngiye kuzigukoreshereza, ngiye kuzibyaza umusaruro. Mumbwire ngo amen, ndashoje. Dusenge Imana. Ariko niba urimo hano wumvise nawe ubarwa muri bariya banebwe, uyu ni wo munsi wo kwihana ugakorera Imana n'umubiri wose n'ubwenge bwose n'ubutunzi bwose n'igihe cyose. Tuzabyiga mu minsi iri imbere, ubusonga bw'igihe, ubusonga bw'ubutunzi, ubusonga bw'umubiri, ubusonga bwa byose. Icya 10 cy'amataye n'icya 10 cy'imbavu, icya 10 cy'amakashi n'icya 10 cy'igihe, byose bigakorera Imana. Umuntu ukuntu Mose yabwiye Farawo, yaramubwiye ngo muzatwara abana, yaramubwiye ngo tuzatwara abasaza bacu n'abakecuru bacu n'abasore bacu n'abana bacu n'imikumbi yacu n'amashyo yacu n'ubutunzi bwacu, tujye kubikoreshereza Uwiteka. Icyo ni igisonga cyasobanukiwe. Turagushimye Mwami wacu Yesu Kristo. Ntabwo wari kuba umwami wacu utaduhaye urugero. Waraje ufata icyubahiro cyose wari ufite ugishyira ku gicaniro, ubutunzi bw'ijuru bwose ubushyira ku gicaniro ku bwacu. Impano zawe zose urazikoresha kugeza naho wavuye amaraso kugira ngo ducungure, uheshe Imana icyubahiro. Uyu mugoroba turagusaba, turi ibisonga bw'ibyo waduhaye byose, turi ibisonga by'imibiri yacu, turi ibisonga by'impano waduhaye, turi ibisonga by'ubwenge bwacu, turi ibisonga by'amashuri twize, turi ibisonga by'amafaranga uduha, turi ibisonga mu ngo zacu, turi ibisonga by'igihe waduhaye ukatwongerera imyaka yo kubaho. Reka Mana tugusabe ngo twegere buri muntu wese agira umwete mu kugukoreshereza ibyo wamuhaye byose. Imigisha waduhaye ni myinshi, ariko Mwami Yesu urabizi kenshi twihugiraho, ugasanga umuntu yihugiyeho, iyo asenga aba yihugiyeho, iyo atekereza aba yihugiyeho. Niyo mpamvu benshi usanga bari deprime, ugasanga umuntu yarigunze, yarirabuye, yarijimye, ngo nukubera ko ibi bitagenze kuriya bitagenze kuriya. Ariko turabizi neza iyo duhagurutse tukajya kugukorera, umunezero dukuramo nuko tuba tuzi ko tuzabihemberwa. Ndasengera umuntu wese uri hano ngo umugenderere, ave mu mwijima, ave mu bujiji, ave mu kurangara, ave mu kujya hatagomba kujya, ave mu kwihugiraho. Dutumbire ubwami bwawe kandi dusohoze imigambi yawe ku buzima bwacu. Genderera buri muntu wese uri hano, uvugane n'umutima we iyi minsi 40 Mana,
turashaka kuzayirangiza, tukabona itorero rikangutse, tukabona itorero rifite imbaraga, tukabona itorero rihagurutse, tukabona itorero ririmo gukora, tukabona itorero ririmo guhindura ibintu, tukabona itorero rifite umwete mu byo dukora byose. Udufashe, udusohoreze kwifuza kandi uduhe umugisha muri byose, mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo, amen.